uru ni urutonde rw'abasore 10 bigarurira imitima ya benshi hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo bitewe n'ubwiza bwabo ndetse n'ibikorwa bitandukanye bagiye bamenyekanamo. Nk'uko bisanzwe turahera ku mwanya wa 10 tumanuka. Icyo usabwa gusa ni ukureba video kugeza ku musozo kugira ngo nawe ushire amatsiko. Ku mwanya wa 10 turasanga Moses Turahirwa. Uyu akaba ari washinze inzu y'imideli yahawe izina Motions. Uyu musore utangaje rero nubwo yagiye avugwaho udushya twinshi nko kuba yaragerageje guhindura indangamuntu ye ahanditse igitsina gabo agashaka kuhashyira igitsina gore, agashinjwa kenshi gukoresha itabi ry'urumogi nawe ubwo akaba yarabyiyemereraga ndetse abantu benshi bavuga ko ari umutinganyi, kandi nawe rimwe na rimwe mu mvugo ze akaba ajya abyiyemerera. Ntibikura ko abagore n'abakobwa bakunda imiterere ye yumotse ku buryo ubona ko ari umusore uri fit mbese ushinguye, ndetse abagore benshi bavuga ko bamukundira igikara cye, abandi bakamukundira ko ari creative mu byo akora. Uyu rero akaba ariwe twashyize ku mwanya wa 10 mu basore bafite igikundiro hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 turahasanga Iradukunda Wilson uzwi ku izina rya Rutambi. Uyu rero yamenyekanye cyane kuri Red Blue JD kubera uruhare rwe mu gusetsa abantu mu buryo budasanzwe. Rutambi kandi yanagaragaye muri filime zitandukanye z'uruhererekane zo mu Rwanda. Wakongeraho udushya ashyira ku mbuga nkoranyambaga bikamufasha gukurura abantu benshi bamukurikirana. Rutambi kandi akomeje kwigarurira imitima ya benshi kubera ingano ye idasanzwe. Uyu kandi ntawe umushidikanyaho kuko niwe musore wa mbere mu Rwanda wakoze umubiri. Ikindi kandi wamenya kuri Rutambi ni umutoza wa siporo wabigize umwuga. Rutambi rero afite abafollowers basaga 149 ku rubuga rwe rwa Instagram. Twihuse cyane ku mwanya wa 8 turahasanga Kwizera Jean Bosco uzwi cyane nka Juno Kizigenza. Uyu ni umuhanzi w'umunyarwanda uzwi cyane mu njyana ya Afrobeat, R&B na Pop. Yamenyekanye cyane mu muziki nyarwanda kubera indirimbo ze zikundwa cyane. Twavuga nka Prism, Birenze, Nazubaye n'izindi zifite umwimerere kandi zirebana n'urukundo, imibereho n'ibindi bibazo by'urubyiruko. Juno kandi afite impano yo kwandika no gutunganya indirimbo zigezweho kandi amaze kugira abafana benshi kubera uburyo bwe bwihariye mu kuririmba. Uyu kandi yavutse ku wa 23 Gushyingo mu mwaka wa 2000, avukira mu mujyi wa Kigali Kicukiro. Juno Kizigenza afite abafollowers basaga 247 ku rubuga rwe rwa Instagram. Uyu rero tukaba twamushyize ku mwanya wa 8 kuri uru rutonde dushingiye ku rukundo agaragarizwa n'abafana be. Reka twikomereze ku mwanya wa 7 turahasanga Mugisha Fred Robinson uzwi nka Element Ere. Uyu ni umwe mu baproducer bakomeye hano mu Rwanda, akaba yaramenyekanye cyane kubera umwihariko yo mu gutunganya indirimbo zitandukanye mu njyana za Afrobeat, R&B na Hip Hop. Element yakoze ku ndirimbo zakunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse no mu karere, aho yagiye akorana n'abahanzi bakomeye bo mu Rwanda nka Bruce Melody, Juno Kizigenza, Airways n'abandi. Element rero akaba ari imfura mu muryango w'abana 4. Yavutse ku wa 26 Nyakanga mu mwaka wa 2000, avukira mu karere ka Karongi. Element kandi uretse ibyo kuba ari umuproducer ukomeye ni n'umuhanzi ukomeye kuko hari indirimbo yagiye akora kandi zakunzwe cyane n'abatari bake, cyane cyane biganjemo abagore n'abakobwa. Element kandi afite abafollowers basaga 384 ku rubuga rwe rwa Instagram. Tudatinze rero ku mwanya wa 6 turahasanga Uwizeye Mark wamenyekanye cyane nka Rocky Kimomo. Ni umusobanuzi wa filime wagafasha hano mu Rwanda ku buryo n'umwana muto atangira kumenya ubwenge, yareba filime ya Rocky acyumva ijwi rye akamenya ko ari Rocky Kimomo uri gusobanura filime. Niyo waba udakunda filime byakugora kwanga filime yasobanuwe na Rocky kuko ni umuhanga mu byo akora kandi agira abafana benshi biganjemo abagore n'abakobwa kubera ijwi rye ryiza n'uburyo akora akazi kabishyizeho umutima. Rocky Kimomo afite abafollowers basaga 614 ku rubuga rwe rwa Instagram. Mbere yuko twinjira muri top 5 rero ndagusaba gufata amasegonda make yo gutera inkunga iyi channel. Ngaho kanda like kuri iyi video, kandi niba utarakora subscribe kuri iyi channel ndagira ngo nkubwire ko iki ari cyo gihe cyawe cyo kubikora kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyegeranyo byiza tubagezaho. Murakoze cyane. Ngaho reka twikomereze. Ku mwanya wa 5 turahasanga Kandi, akaba yaramenyekanye cyane nka Andi Bumuntu. Ni umuhanzi ufite ijwi ryiza cyane riremereye
aririmbana mu ndirimbo z'urukundo abakobwa n'abagore bagahogora. Turetse ibyo kuba umuhanzi kandi andi mu muntu ni umwanditsi mwiza w'indirimbo akaba n'umunyamakuru mwiza. Yakoze kuri Kiss FM aho yakoranaga na Sandrine Sheja ndetse na Rusine mu kiganiro cyitwa Morning Breakfast. Uyu we rero nta byinshi tumuvugaho kuko byose bigaragarira buri wese. Twihuse cyane rero ku mwanya wa 4 turasanga Mugisha Benjamin. Uyu yamamaye ku izina The Ben bitewe n'ingano, ijwi ndetse n'ubwiza byahogoje abakobwa n'abagore benshi. Nkuko yereka urukundo n'abafana be avuga ko nubwo mu minsi yashize yasezeranye na Pamela kubana nk'umugore n'umugabo ariko bitabuza abakobwa kumwandikira DM, bityo rero akaba akiri mu basore bigarura imitima ya benshi hano mu Rwanda. The Ben kandi afite aba followers basaga 940 ku rubuga rwe rwa Instagram. Tugeze ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 rero turahasanga umuhanzi wamenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana izo twita gospel, ni Israel Mbonyi. Uyu niwe muhanzi wakoze igitangaza cyo kuzuza abafana BK Arena ndetse n'ahandi hatandukanye yagiye ategurira ibitaramo. Izi zikaba ziri mu mpamvu zigaragaza urukundo abanyarwanda bamufitiye. Uyu rero akaba akunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Twihuse cyane rero reka tujye ku mwanya wa 2. Turasanga Ian Kagame CTU. Uyu ni umusore ukiri muto ariko ufite inshingano nyinshi. Akaba ari we musore wa 2 ukunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo bitewe n'ukuntu yitanga mu kazi akora ko kurinda papa we nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ian Kagame rero agenda yigarurira imitima y'abanyarwanda uko bwije n'uko bukeye. Ndabizi ufite amatsiko y'umusore uri ku mwanya wa 1 ariko ntugire ikibazo kuko umusore wa 2 kuri uru rutonde ni uwo nguwo uri gutekereza. Ngaho reka duhurire muri comment utubwire uwo washyira ku mwanya wa 1 abaye ari wowe wakoze uru rutonde, unatubwire uwo twashyizemo atarabikwiye. Nge nari Anike, Imana ibarinde.